umugoroba mwiza kuri wowe ukomeje kugenda udukurikira nizere yuko umeze neza cyane kabisa bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba namwe bari mu mujyi wa Kigali nibagiye n'abadiaspora nizere ko mwese kabisa mumeze neza rero mba nabateye yambo mbasuhuza mbabwira ni mukomeze kugenda mugubwa neza rero tukaba tugeze ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2024 nyirago murabyumva neza yuko rwose abe umwaka twawujyanye kabisa twawatatse rero nizere yuko ibyo mwateguye kugeraho murimo mugenda mubigeraho neza cyane. Ubwo mwese nababwira ni intangiriro nziza z'ukwezi rero kubera ko turimo turatangira ukwezi kwa 10 rwose neza cyane rero uyu munsi nta kindi kinzanye no kugenda mbereka ndetse nanabagezaho amakuru agezweho mu ikipe ya Sport yo ni igikundira igikaka gikanu cy'imfizi isaro ry'Inyanza kimaranzara murera nandi mazina yose wagenda uyita iyi ekipe y'Imana rero kabisa ikaba tangiye imyitozo ikomeye aho ndetse harimo byinshi bigiye bitandukanye kubera yuko igiye kwitegura umukino ukomeye ni El Clasico derby yo mu Rwanda rero umwe mu mukino uhindura ibintu byinshi cyane. Uyu ni umukino wirukanisha abatoza benshi, uyu ni umukino ugira byinshi cyane ukora cyangwa se umara ku ikipe yawutsinze cyangwa se yawutsinzwe kubera yuko ni umukino twavuga yuko atari amanota 3 yonyine. Turaza no kugaruka rero ku matora ateganyijwe mu kwezi kwa 10 tariki 25 aya ni amatora agomba kwerekana president wa ekipe ya Sport dore yuko retired captain Yakoze yaje kuba yegura ku mirimo ye. Rero iyi ekipe kabitegura amatora kugira ngo tumenye president wayo. Byose turaza kugenda tubigarukaho amakuru yose ugenda uyamenya wicyo usabwa na kindi kandi subscribe ubundi tugende tubana neza cyane 5 nimba wakanze subscribe mubwira ni korasha kugira ngo nabandi bagende babimenya neza cyane. Reka tube dutangirira amakuru yacu agiye atandukanye aho tugiye kugenda twibanda ku myitozo iyi ekipe yatangiye yitegura ekipe ya Upper Football Club. Uyu ni umukino ukomeye cyane. Iyi ekipe rero kabisa ngira ngo twagiye tubabwira mu minsi yashize ni ekipe ifite ibirarane by'abakinnyi, ni ekipe itarahemba, ni ekipe ndetse niko twababwira imideni rya miliyoni 400. Iyi ekipe rero ndetse n'uwari perezida wayo Yakoze yaje kuba yegura ndetse iyi ni ekipe irimo irategura amatora. Iyi ekipe rero irimo byinshi bigiye bitandukanye aho ndetse nkuko mubyibuka neza cyane yaje kuba ikina imikino 2 iheruka yitwaramo neza igitsinda aho yaje kuba itsinda ikipe Gasogi United igitego kimwe ku busa igitego cya Charles Bale ndetse itsinda ikipe ya Rutsiro igitego kimwe ku busa igitego cya Iraguha Haji. Ubu ni ekipe twavuga yuko yari irimo iragenda igaruka mu bihe byayo byiza ndetse irimo yitegura derby umukino igomba kubikinamo n'ikipe ya Upper Football Club aho igomba kuwukina ku munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 2024 ku isaha 12 kuri stade Amahoro stade national rwose. Iyi ni ekipe rero kandi yamaje kubitegura umukino wa gicuti igomba kubikina n'ikipe mukora Victory Sport. Ni umukino ugomba kuba ku munsi wo kwa 6 ndetse n'ibiciro byamaze kuba bigera hanze rwose. Ni umukino ikipe ya Sport irimo irategura ivuga iti nyamara nyuma yuko dukinnye tugatsinda imikino 2 dukeneye gukomeza iyo ritime ndetse sibye n'ibyo tukakaza imyitozo kugira ngo twitegure ikipe ya APR neza kubera ko ni umukino ubukomeye cyane. Kwinjira rero umukino uzaba ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Press Stadium. Kwinjira zaba generali azaba ari 3,000 aho ngaho ni ahasanzwe, mu gihe hatwikera ari 5,000, VIP ni 10,000, VIP ni 20,000. Kugura tike rero no gukanda kode ya ekipe ni akanyenyeri 702 urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza ukibikira tike yawe kabisa ukazaba ureba match umeze neza cyane. Ndibutsa yuko uyu ari umukino tuzagenda tubagezaho neza cyane 5 kuri kagenzi kako rwose nta na kimwe kigucitse byose uzagenda ubibona. Iyi ekipe rero ya Rayon Sport uwitwa Paul Muvunyi, witwa Gacinya Chance Denis, Paul Ruhamyamboga ndetse nabataze n'abandi bagiye batandukanye. Aba ni abasaza cyangwa se abataramu bahoze bayobora ino ekipe ndetse barimo baragenda banayifasha muri ino mikino ndetse bifuza kuba bagaruka muri ino kipe ku buyobozi bwa Sport, aho umwitwa Paul Muvunyi yifuza kugaruka nka perezida Gacinya Chance Denis akagaruka nka vice perezida
aba bagabo rero barimo baragenda bakora buri kimwe kugira ngo bagaruke mwino equipe ya Rayon Sport. Amakuru dufite nuko ndetse ku munsi w'ejo bakoze inama itegura amatora kugira ngo bagende ibintu byose babyumvikanaho neza ndetse banabishyira kuri gahunda. Ubwo rero mbabwira yuko amatora azaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2024. Ntabwo ari kera, ni mu byumweru 2 tukamenya ninde uraba perezida, aho buri wese yibaza ati si haragaruka Paul Muvunyi. Mbibutsa ko Paul Muvunyi aheruka muri 2019 aho ndetse ubwo aheruka ni nabwo equipe ya Sport iheruka igikombe cya shampiyona kubera ko yasize akiyihesheje. Icyo gihe n'ubundi uwitwa Robertinho uyu nguyu uri gutoza Rayon Sport n'ubundi nabwo niwe wayitozaga, ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye ba Sefu bari bahari bameze neza cyane n'ubu ndetse rwose bahari. Ubu rero abantu baribaza bati ese nibo bagiye kugaruka cyangwa hari bube izindi mpinduka. Reka nshimire mwebwe twabanye mbabwire ni ibiganiro byo hano ni akagaruka kabisa mukanya mbararekera kuza kubagezaho indi video, aho noneho ndaza kwibanda ku matora neza nkinjiramo ku by'amatora ateganyijwe kugira ngo ugende umenya ese bimeze bite, amatora bimeze bite, ninde uhabwa amahirwe, ese gahunda zose zimeze zite kabisa. Ni mukanya reka mbabwire ni mukande subscribe ubundi tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kawe.